gukundisha Uwiteka ibyo yaduhaye. Harimo ibintu bitatu bikomeye Imana yaduhaye tudashobora kugura, tudashobora gucuruza, tudashobora kuvana mu mashuri, tudashobora kuvana mu buhanga bwacu. Icya mbere yavuze ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe. Icya mbere haravuga mu mutima. Icya kabiri ni ubugingo. Icya gatatu ni umubiri. Mu mpano zikomeye Imana yaduhaye ibiko ari bitatu nibyo bihatse ibindi. Niba uyu munsi turya, niba uyu munsi twambara tukaberwa, nuko dufite umutima, nuko dufite ubugingo, nuko dufite umubiri. Yewe mwari mwabona abandi ku murambo bakavuga ngo uraberewe. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Nimwumvire, ni ukuvuga ngo no mu bitekerezo byacu n'uburyo dutekereza tugomba kuba dukunda Imana. No mu bushake bwacu, no mu mahitamo yacu, no mu gukunda kwacu, Imana igomba kuza ku mwanya wa mbere kuyikunda. Gatandatu ndahera ku murongo wa 4 ngeze ku murongo wa 6. Gutegeka kwa kabiri igice cya 4, igice cya 6 mubabarire, umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Aho niho hari isomo tugiye kwiga. Bibiliya iravuga ngo wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yawe niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Amen. Ayo mategeko ni ayahe? Ayo mategeko navugwa ku murongo wa 5 ariho tugiye kuvana isomo. Itegeko riva ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5 niyo mategeko Imana yari ibwiye Mose gutegeka Isiraheli. Nimwumve icya mbere yari imutegetse. Yari imubwiye ko agomba kwigisha Abisiraheli babwira ngo Uwiteka Imana yawe niyo Mana yonyine. Nta yindi y'iburyo, nta yindi y'ibumoso. Nubwo hashobora kuba ibyitwa ariko ntabwo ari Imana. Iramubwira ngo ubwire Isiraheli iri tegeko barimenye ko Imana ari imwe, nta yindi Mana ibaho. Amen. Amen. Kandi haleluya. Amen. Na n'ubu no muri iki gihe cyacu no mu gihe kizaza Imana ni imwe, nta yindi Mana ibaho. Numvire, Imana dusenga ntabwo ari Imana imwe mu mana nyinshi ngo tuyihitemo. Oya, ntabwo bivuga ko hari izindi Mana hanyuma umuntu akaba yazemera ariko akavuga ngo ngewe nahise mbwiye Isiraheli. Ntabwo ari byo. Bibiliya ikigaragaza ni iki? Bibiliya iragaragaza Imana imwe, nta yindi hirya yayo, nta yindi Mana ibaho. Nta yayibanjirije, nta n'izabaho. Amen. Amen. Iri ni ryo tegeko rya mbere Imana yari ibwiye Mose kubibwira Abisiraheli. Nimujye ku murongo wa mbere, mujye ku murongo wa mbere wa kiriya gice cya 6, umurongo wa mbere. Murebe umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo iki nicyo cyategetswe. Cyagize gute? Cyategetswe. Ntabwo ari amahitamo n'itegeko. Cyategetswe nande? Cyategetswe n'Uwiteka Imana yari mu ijuru n'isi. Iki nicyo cyategetswe. Niyo mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yantegetse. Yagize gute? Ntabwo Imana yabwiye Mose mumubwire ngo niwumva uguwe neza uzabivuge, nubona abantu bamerewe neza uzabibabwira, nubona abantu bashobora kubyakira uzabibabwira. Oya, yaramutegetse. Yaramubwira ngo babyumva batabyumva, babyakira batabyakira, babyishimira batabyishimira, babisobanukirwa vuba batinda kubisobanukirwa. Ndabigutegetse ugende
kandi nimwumve nimurebe Bibiliya yanyu murebe muri Bibiliya yanyu ntabwo yamubwiye ngo ugende ubibabwirize ntabwo yamubwiye ngo ugende ubitangaze nimundebere icyo yamubwiye gukora yaramubwiye ngo agenda bigire gute musome mubwire musubize aha ibi nibyo byategetswe aya niyo mategeko n'amategeko y'Imana yategetswe kugira gute ubundi mwebwe mwese abari aha twebwe twese abakijije ntabwo turaba kubwirizwa turaba kwigisha muri bimwe byatumye abantu badindira mu bukirisitu nuko bakomeje kubwirizwa ariko ntibigishwa none nimwumve rero haleluya Imana yabwiye Mose it is enough my friend iramubwira ngo ntabwo mubwiye mujye kuri bagitangaza ntabwo bibabwiriza ahubwo ubibigishe kwigisha ni iki kwigisha ni ugutanga ubumenyi kwigisha ni ugusobanura byimbitse kwigisha ni ugusobanura bifatika kwigisha ni urugendo ruhoraho ugenda ubigishe iri tegeko rya mbere rivuga ngo Uwiteka Imana yacu niwe Mana yonyine ndikumva ntari gushaka kujya kure cyane isomo ryanjye rigereho hariya oh haleluya nimubona muri iki gihe no mu bindi byahise hari ibibazo bimwe burya duhinda ya mukuru ariko atari byo bitari ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'ibintu byo kuvuga ngo rimwe na rimwe turabitegekwa kubera amategeko runaka kavuga ngo kamembe ngo tugomba kwemera ngo n'Imana y'abandi ngo tugomba kuyemera nayo turayemera kuko tubitegetswe n'abashyiraho amategeko ariko dukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana nta yindi Mana ibaho ntayo bayikorera bayigira babyishyiriraho ntayibaho reka mbere tujye mu bikorinto ba mbere abikorinto ba mbere gatoya abikorinto ba mbere igice cya 8 umurongo waho wa 5 abikorinto ba mbere igice cya 8 umurongo wa 5 ndaje babwire kuko yavuze ngo aya niyo mategeko ndi kubasobanurira amategeko Imana yamubwiye itegeko rya mbere yamubwiye kwigisha abantu ni iryo kubabwira no kubasobanurira ko hariho Imana imwe none mwumva ko havuga hano mu bikorinto ba mbere igice cya 8 umurongo wa 5 mwahageze nubwo hariho ibindi byitwa nubwo hariho ibindi byitwa uvuga ngo umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo Yesu Kristo ndakumva nubwo hariho ibindi byitwa mukomeze umurongo karera do you have a Bible you take it tujya kureba mu cyongereza umva nubwo hariho ibindi byitwa Imana ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi kuko hariho Imana nyinshi n'abami benshi nimwumva kugereranya kuko hariho Imana nyinshi n'abami benshi gatandatu ariko kuri twe aba batwe ni bande abizera Yesu Kristo Yesu ndakumva haleluya kakanu ariko kuri twe abizera Yesu Kristo nta Mana nyinshi zibaho no tolerance nta bintu byo ngo kamere ngurumva ngurebye ngo ngewe ngo niyo nahisemo aha igihe Imana agiye bose nta mahitamo it's an obligation ni itegeko yamuhaye
hariho imana imwe ariyo data wa twese ikomokwamo na byose, ariyo natwe dukesha byose, kandi hariho umwami umwe ariwe Yesu Kristo ubeshaho byose natwe akatubeshaho. C'est fini. C'est fini. Nubwo umuntu yakwigiza nkana, nubwo umuntu yakwiyobagiza nkana, ariko Bibiliya yavuze ngo niyibeshaho byose. Nihangane mvuga aka kantu. Nubwo umurozi ashobora kuba kiroga, nuko Imana ikigutije ubugingo. niyimuhaye kubaho, Niyimuhaye kubaho, ni nayo yamuhaye kubaho. Nubwo yakwibagiza akikubita ku gatuza, akakarenga kifua mbele, ariko siwe nariho kumwe, hari yamutije ukubaho gusa kuko atarayimenya, ariko kubikoresha nabi. Yabikoresheje mu cyerekezo kitari cyo, yabikoresheje mu ntego itariyo, ariko hari umunsi bizingiza ava mu imira. Pawulo aravuga ngo ariko kuri twe iki kintu mucyumve, ariko kuri twe twebwe abakijijwe, twebwe abizeye Yesu Kristo, twebwe abizeye Imana yaremye ijuru n'isi, twebwe abizeye Imana yambaye umubiri ikaza kuducungura, twebwe abategereje ijuru, twebwe abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, hariho Imana imwe. Hano aravuga ngo niyo data wa twese, niyo data. Mwumva ibintu ikintu bikomeye, ikomokwamo, ntabwo ikomokwaho, ikomokwamo. Hari itandukaniro ryo gukomokaho no gukomokwamo. Uwo bana nabyaye bankomokamo, ntibankomokaho. Mu Kinyarwanda cyiza nubwo tujya tubivuga ngo bamukomokaho, ariko si byo, ni abamukomokamo kuko bafite amaraso yanjye, icyo gihe bankomokamo. Ikomokwamo na byose. Ni mu makantu kari hepfo, nyuma y'uko ikomokwamo na byose, hepfo haravuga ngo ari nayo natwe dukesha byose, ari nayo natwe dukesha, twikesha binga byose. Ariko dore ikibazo cyahabaye, abantu bari ahantu bagarukirije Imana bakayibwira ngo ibitaro byishoboreye udukorera ibi ngibi, ariko si byo. Yavuze ngo ari nayo natwe dukesha byose. Niba umuntu ashobora gutekereza uyu munsi, niyo ibitanga. Niba umuntu ari umuhanga ujya ku kwezi, niyo yabitanze. Oh, haleluya! Gukundisha Uwiteka ibyo yaduhaye, kugira ngo mbijyemo neza mbi. Ariko Imana ifashe bihinahine, Imana ifashe bihinahine kandi mubyumve cyane, bivuge nitonze mubyumve. Nimureba muri uyu murongo twasomye, harimo ibintu bitatu bikomeye Imana yaduhaye, tudashobora kugura, tudashobora gucuruza, tudashobora kuvana mu mashuri, tudashobora kuvana mu buhanga bwacu. Icya mbere yavuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe. Icya mbere haravuga mu mutima, icya kabiri ni ubugingo, icya gatatu ni umubiri. Mu mpano zikomeye Imana yaduhaye, ibiko ari bitatu nibyo bihatse ibindi. Niba uyu munsi turya, niba uyu munsi twambara tukaberwa, nuko dufite umutima, nuko dufite ubugingo, nuko dufite umubiri. Yewe mwari mwabona abandi ku murambo bakavuga ngo uraberewe, usibye ko turira nuko abatagifite ubugingo, abatagifite umutima, abatagifite umubiri. Ariko impamvu n'uwirata yirata, impamvu n'uwikora ibyo yikora byikora, nuko ibi bintu bitatu akibifite. Ariko dore isomo turimo twiga, uhereye kuri ibi bintu bitatu tugomba kubikundisha Uwiteka Imana yacu. Ndaza kubasobanurira gukunda Uwiteka icyo bivuze. Ndavuga ingingo ebyiri zonyine. Iyo umuntu avuga ngo nkunda Imana, nibyo hari n'abana twita ayo mazina. Umuntu akabyara umwana akamwita nkunda, c'est très bien, ni byiza cyane. Ariko gukunda Imana ni ese gukunda Imana ni ukwicara ubwira ngo Mana ndagukunda.
reka turebe neza kampere ku mutima. Iri jambo rivuga umutima ntabwo ari umutima w'inyama, ahubwo ni igice cy'umuntu mu buryo bw'umwuka, aricyo gikubiyemo ibitekerezo, gikubiyemo gukunda, gikubiyemo kwanga, gikubiyemo guhitamo, gikubiyemo kuryoherwa, gikubiyemo ni igice kitagaragara, ntabwo ari umutima w'inyama. Mu yandi magambo mu zindi bibiri uzasanga bavuga ngo ni igitekerezo cyangwa bavuge mu mwuka, nicyo cyitwa umutima, mo hakubiyemo ndetse n'ubushake. Iyo unavuga ngo ndumva nshaka, ni iki gice cy'umutima. Ariko turi kumwe naho mu mutima ukumva umuntu aravuze ngo ngewe ngo ntabwo njye mpuza na runaka, naho ni mu mutima. Ni mu mutima. Wareba umuntu urugikubita ugahita mukurura ukavuga ngo nguzi uburyo namukunze, ntimubona, ntimukubita amaso, nahise mukunda. Ntujya mutumva? Ni iki gice cy'umutima. Naho niho haba gukunda, hano haba guhitamo, amahitamo, hano haba ibyemezo, decision. Naho ziva mu mutima, niho ziva. Aha niho hakomereka. Niba umuntu yakomereka bya bindi Bishop yarimo atubwira, naho hakomereka. Ndaza kubisobanura, ntabwo ubugingo bukomereka, hakomereka umutima. Cya gice cyo mu mwuka nicyo kijya gikomereka. Umuntu akavuga ngo yarankomerekeje. Karera wari wabyumva? Byumva bivuga yarankomerekeje. Naha hakomereka kubera iki? Kuko aha niho harimo guhitamo, niho harimo gukunda, niho harimo ubushake. Ugafata umuntu ukamurundurira mu rukundo rwawe bwacyo akaguhemukira. Iki gice nicyo kiba cyarakunze, ukakimuzirikaho bwacyo akakizituraho, yakizituraho akakugakomereka. Haleluya. Amen. Icyo turimo tureba ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ni mwumvire, ni ukuvuga ngo no mu bitekerezo byacu n'uburyo dutekereza tugomba kuba dukunda Imana. No mu bushake bwacu, no mu mahitamo yacu, no mu gukunda kwacu, Imana igomba kuza ku mwanya wa mbere kuyikunda. Ubugingo. Reka ngira ngaha mfata urundi rugero. Uzumva rimwe na rimwe abantu bavuga ngo uriya muntu agira umutima mubi. Murasa mugira ngo n'uw'inyama. Cyangwa abakecuru ukumva muri kumwe umwana ngo kucegega ngo utagira umutima. Abantu bakuru barahunda byumva. Mujya mubyumva bivuga. Mugenda mutagira umutima. Nusubira ko udafite umutima wawe undi amaso atemberamo. Arawufite ariko yavuze iki gice. Haleluya. Amen. Hanyuma hashiki aravuga ngo ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe. Ubugingo ahantu niho ushaka ko mwumva cyane. Ubugingo nicyo gice cy'ubumana Imana yaduhaye. Amen. Parti divine. Niho ubumana buzingiye. Icyicaro cy'ubumana kiba mu bugingo. Aha niho haba kudapfa. Aha niho hatandukanye umwana w'umuntu n'ibindi biremwa. Aha niho hazingiye agaciro Imana yahaye umwana w'umuntu. Reka mbasobanurire ibi bintu. Haleluya. Aha niho hari agaciro k'Imana muri twebwe, kugira ngo mubyumve neza. Imana imaze kurema Adamu na Eva ikabashyira mu ngobyi, yabahaye itegeko irababwira ngo ntimuzajye ku giti mbabujije. Bukeye barakibye, baracumura ku Mana. Siko byagenze? Ntibacumuye ku Mana? Ntibishe itegeko? Okay. Satani nawe ntiyacumuye ku Mana, ntiyishe itegeko. None kuki Imana itacunguye Satani igacungura umuntu? Bombi barahemutse, bombi ntibumviye Imana, barigometse ku mategeko, ariko Imana ihitamo gucungura umwana w'umuntu, ntiyacungura Satani. Kubera iki? Ni iki gice. Ni iki gice Imana yakurikiye. Nimwumva aka kantu ariko. Haleluya kandi. Nimwumva agaciro dufite karuta k'abamarayika. Nimwumva agaciro dufite karuta k'ibindi biremwa. Ni igice cy'ubumana yaduhaye. Ni ubugingo bw'ubumana tugendana. Nimwumve. Haleluya. Agaciro. Hari agaciro duhabwa n'igihe. Hari agaciro duhabwa n'ibyo dutunze. Hari agaciro duhabwa n'urwego. Ariko hari agaciro duhabwa n'Imana. Agaciro duhabwa n'ibyo dutunze
agaciro duhabwa n'igihe, agaciro duhabwa n'urwego ushobora kukamburwa, ariko agaciro duhabwa n'Imana nta wakakwambura. Ni agaciro nahoraho iteka ryose. Cyangwa nihuse nshyiramo speed gafana nihuse ndirimo. Aka kantu mukumve nanjye nsubize kiriya kibazo navuze, kuki Imana itacunguye Satani? Kandi Satani yarakosheje nawe yarigometse, ariko Imana ntiyamucungura. Uzi impamvu? Nuko Satani atagira ubugingo bw'Imana muri we. Nimwumve, igihe Imana yarebye abamarayika ntabwo yabahumekeye mu mwuka w'ubugingo, yaravuze babaho. Ariko twebwe umwana w'umuntu igiye kumurema, iravuga ngo ndarema umwana w'umuntu mu ishusho yanjye. Icyitegererezo cy'umuntu Imana yagikuye kuri yo, iravuga ngo kuko mfite ubugingo nawe ngomba kumuha ubugingo kugira ngo atandukane n'ibindi biremwa. Hari ibintu burya rimwe na rimwe isi iducurika kavuga nk'urugero, ugasanga umuntu aragenda abebera kandi akijijwe azi ko afite Kristo muri we, ariko kuko adafite amafaranga akumva nawe arisuzuguye, akumva ntiyihaye agaciro. Uva mubwira uyu munsi, icyo ni ikinyoma cya Satani. Nubwo utaba ufite n'amafaranga ku gakarita, ujye ugenda wenyine, kuko ufite agaciro k'ubumana. Ufite agaciro k'ubumana, kandi agaciro k'ubumana kararesha kuri twese. Ntabwo gasumbana, nta k'umujyi, nta k'icyaro, nta ka Tanzania, nta k'u Rwanda, nta ka Amerika, nta ka Canada, nta k'Uburayi, nta ka Aziya. Agaciro k'ubumana twese kararesha. Waba warize, waba utarize, waba mugufi, waba muremure, waba utarabyara, waba warabyaye, waba utararongora, waba udafite umufiyanse cyangwa umufite, agaciro k'ubumana karangana. Ntabwo gasumbana. Ubusumbane buzanwa n'abana b'abantu, ariko k'ubumana na twese turaresha ko dufite agaciro kamwe. Yaduhumekeye mu mwuka w'ubugingo, twese duhinduka ubugingo buzima. Amen. Azajya mwongera kugukanga. Hari n'ibindi binyoma Satani ajya atuzanamo. Niba umuntu atifite mu gihe runaka bataguha invitation, ukumva urizinutse mu muryango wikwizinukwa. Izo ni intambara z'igihe. Ni intambara zizarangira niba ari amafaranga uzayabona invitation zihabwe. Invitation siko agaciro gakomeye n'agaciro k'Imana. Gukundisha Uwiteka ibyo yaduhaye. Reka mbabwire umugabo wanditse witwa Rushidi. Oh, haleluya! Umugabo w'umuyuda witwa Rushidi yandika igitabo bita ngo ni Controverse Satanique. Ngo ni amabanga ya Satani. Uburyo abatizera Imana bakoresha amabanga y'imbaraga z'umwijima. Uwo mugabo yari umuyuda, ariko yari yarahawe ubwenegihugu bw'Ubuhindi. Acyandika ari mu Buhindi. Amaze amuhamagara, baramubwira ngo vuguruza iki gitabo. Nutakivuguruza turakwambura ubwenegihugu twaguhaye. Arababwira ngo ntacyo mvuguruza, kandi ubwenegihugu mwambaye nimushaka mu gutwara, ariko mfite ubwenegihugu mudashobora kunyambura. Ni Ubuyuda. Ubuyuda ubw'Isiraheli bundimo ntimwabumvanamo, ariko ubwenegihugu mwambaye n'ubw'impapuro mushobora kubujyana n'itegeko mwashyizeho, ariko ubundi bwo buri mu maraso. Hari agaciro tutamburwa n'igihe, hari agaciro tutamburwa n'abantu, hari agaciro Satani atatwambura kandi atazatwambura. Ni agaciro k'ubugingo twahawe n'Imana. Hari ikintu igomba gutuma turirimba tukanezerwa. Nimwumve, haleluya! Agaciro aka konyine kagomba gutuma turirimba tukanezerwa. Bakazengera kugukunda Imana. Kandi haleluya! Mu bugingo rero niho hari icyicaro cy'amarangamutima. Mu bugingo niho haba kumenya guhitamo ikibi n'icyiza. Mu bugingo niho haba ubwenge bw'Imana. None Bibiliya yavuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Haravuga ngo n'imbaraga zawe zose. Iri jambo imbaraga ni ijambo risobanura umubiri. Umubiri uyu twambaye, umubiri tukawukundisha Imana. Naje mbabwire ni gute umuntu akundisha Imana ubugingo. Umubiri
ariko ntarageraho. Nimwumve iki kintu, umubiri ntabwo ari mubi kuko Imana ntiyaturemeye ikintu kibi, ahubwo icyaha nicyo cyahinduye umubiri kuba mubi. Amen. Amen. Basi harabasiga ntabwo tunabagira. Haleluya. Amen. Kandi haleluya. Amen. Iyo umubiri ujya kuba mubi, Yesu ntiyari kuza mu isi ngo yambare umubiri. Ahubwo ikinyoma cya Satani nicyo kiza kitubwira ngo umubiri ni mubi. Umubiri uba mubi ryari? Umubiri uba mubi iyo wacumbikiye Satani. Ariko iyo umubiri udacumbikiye Satani ni mwiza. Nubwo tuzawambura, ariko Imana yarawuduhaye kugira ngo tuwukorere mu icyo ishaka, kugira ngo tuyikorere mu gihe cyacu, tuyiheshe icyubahiro. Niyo mwari mwabona umuntu agenda ari umwuka, aguruka ugahura nawe muri garagaba atubonye Dominiko, ati ni umwuka musa, ugatega wayari nizo dutega tujya iwacu ucicikira niho ntuye, ukayitega uri umwuka mbese. Ariho mwari mwabona mwebwe ntacyo biroho. None kuki Imana yafashe ubugingo bwayo igafata umwuka wayo ikawushyira mu mubiri? Mifo comprendre, tubyumve tubijyanemo neza, tubijyanemo neza, bisubiremo. Umubiri uba mubi iyo Satani yawucumbitsemo, ariko igihe Imana icumbitse mu mubiri, umubiri ni mwiza, ugomba guhesha Imana icyubahiro. Yesu mwana w'Imana, Kristo nyiribihe bidashira, Kristo nyiribihe bidashira. Umubiri ni mwiza, Kristo yawucumbitsemo, ariko uhinduka mubi bisho iyo Satani yawucumbitsemo. Nicyo ntiyawukoresha ibyo ashaka, umuntu agahinduka nk'inkoko yo mu mudugudu, undi agahinduka ruhaya yo mu mudugudu, kubera ko Satani yacumbitse mu mubiri. Ariko ntabwo Imana yaguhaye umubiri ngo uhinduke ruhaya cyangwa ngo uhinduke inkoko, ahubwo yaguhaye umubiri kugira ngo yihimbaze. Nimwumve Yesu umwami. Haleluya. Ni gute dukundisha Imana umubiri wacu? Icya mbere ni igihe twemera ko umubiri wacu ari ubuturo bwera bw'Imana. Ukagenda uremereye ukavuga ngo nikoreye Kristo. Kristo ntuyemo. Abagore bari aha barabyumva. Iyo umugore atwite n'umugabo ungana nanjye, ari umukobwa muto w'imyaka 22 ukuri, mva ku ntebe nkarimuha. Buriya sinubaha imyaka, nubaha ikimurimo, kuko afite ubugingo atwaye, afite ubugingo atwaye, afite ubugingo agikoreye. Ndamwubaha kandi ndise, kamuha agaciro kandi ari umukobwa wanjye. Nimwumve, iyo Kristo ari muri twebwe, umubiri ugira agaciro. Iyo umaze kwemera ukamenya ko ubuturo bwera, ntabwo umubiri wawe ukoresha ibyo ushaka, ntabwo umubiri ugutegeka uko ushaka, ahubwo ubwira Kristo ngo kuko ari urusengero rwawe gutegeke. Amen. Icya kabiri, gukundisha Uwiteka umubiri wawe ni ukutawemerera gukurikiza irari ryawe. Umubiri wa musaza waguhagurukana ukawubwira ngo wa mubiri ntukiri uwanjye ngo nitegeke. Ntiwakurikiza abami babiri, kuko Kristo yamaze kukugura igiciro cy'amaraso ye. Kristo yagukoye amaraso ye, Kristo yaragucunguye. Ugomba guhesha Imana icyubahiro. Yesu umwami. Haleluya. Amen. Yesu umwami w'intama. Kubwira ngo wa mubiri we, cool down, akariro gake nafe. Kristo akurimo. Nimwumve aka kantu. Haleluya. Iyo dukijijwe, cameraman, ndi kukwicira video. Atakarebe. Nimwumve, iyo dukijijwe, Imana ntabwo itwambura ubushobozi yaturemana. Kamera bavuge nitonze, subire hano imbere ya kamera neza. Iyo dukijijwe, ntabwo Imana itwambura ubushobozi yaduhaye. Urugero, ubushobozi bwo kureba no kubona, ntabwo duhinduka impumyi ngo ariko bamenye ko twakijijwe. Turakomeza tukarora, turakomeza tukareba, tukajya mu mujyi nk'abandi tukareba ibicuramye, tukareba ibizamutse, tukareba iby'amafuti, tukareba ibitari amafuti, tukareba ibyambaye, tukareba ibitambaye. Ariko kuko Kristo ategetse, tumenya gukontrolinga amaso yacu. Ukuvuga ngo irari ry'amaso ntiryongera kudutegeka, kuko amaso yacu
n'ubugingo bwawe n'imbaraga zawe ari wo mubiri wawe. Tuzumva ntabwo duhinduka ibipfamatwi ngo aribwo bamenya ko twakijijwe, cyangwa ngo tugende twashizemo ibintu biziba amatwi mbese ngo tutumve ibivugwa mu mujyi, ngo tutakira telefone zitubwira ukuntu, ngo tutakira mesaje ziriho umutima uri mu mwambi. Oya, hari n'abazagutelefona saa 9 z'ijoro, uzi impamvu baguhamagaye? Uri umuntu. Ntabwo uri umwuka, nta n'ubwo uri umumarayika, uri umuntu. Azirungaza uri umuntu rero barakubwira ibyo bashaka babifite muri bo. Ndikumvikana hari umuntu uri kubyumva? Ariko tubinesha ryari? Tubinesha iyo tumaze kumvira itegeko rivuga ngo ukunda Uwiteka n'imbaraga zawe zose. Ndabwira abantu ndakugisha kari muroro, ariko kubwira wumva ntabwo. Kubwira wumva cyane 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 umubiri wawe, kundisha Uwiteka umubiri wawe, ukamenya ko ari ubuturo bwera bw'Imana. Kabiri, cyubemerera umubiri wawe gusohoza ibyo urarikira, ahubwo Kristo akawutegeka akawukoresha imyesha Imana icyubahiro. Ngibi ibyo twarimo tuvuga bivuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Imana ibwira Mose ivuga ngo aya mategeko n'aya mateka ugenda uyigisha abana b'Isiraheli, ubabwire ko Imana ni imwe, Uwiteka Imana ni imwe. Kabiri, uyikundisha umutima wawe, uyikundisha ubugingo bwawe, uyikundisha imbaraga zawe. Nta gucikamo kabiri, nta kuvuga ngo Mana mu mutima wanjye rawuzi ngo ndagukunda ariko umubiri wanjye umubiri ukawushyira ku ruhande. You are liar. Urabeshya. Urabeshya, ibyo ntabwo ari itegeko riva ku Mana. Mungu wa rehema ni wewe Bwana, sifa ni zako milele na milele. Asante Yesu Kristo. Hey, haleluya. Haleluya. Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Igo mweke mihangane bahe urugero ruto mvuga amahame abiri asobanura gukundisha Uwiteka Imana duha. Reka mbahe urugero rwa Yosefu, umuhungu nkunda cyane. Yosefu ijambo rya mbere yari mu gihugu kitari ikiwabo. Ijambo rya kabiri yaragowe, yararushye, adafite umucira akari urutego. Ushobora kubyita amahirwe ariko apfuye. Nyirabuja aramukunda. Nyirabuja aramukunda. Aramubwira ati ariko netamve pa nagukunze ariko by condition. Ariko hari condition urukundo rwanjye rugara. Hari aho ruganisha. Ibyo ngiye kuvuga bivuze nka Dominiko. Ni nkaho yakamubwiye ngo munyemerere ibyo musaba nzaguha promotion. Ibyo bivuze nkanjye kuko biriye ntibivuga. Aravuga ngo kuvuga ngo arambwira ngo ziri kindi icyo shaka ni kindi turyamana. Samane na ese faranga ngo ni hiza ntabwo nzi kuvuga. Amen. Reka njye muri biriya bice nimwumve rero. Haleluya. Amen. Mungu nibivuga ko Yosefu atarafite ubushake. Ubushake yari abufite, imisemburo yari nayo, ariko yari imisemburo yategetswe n'Imana. Bwari ubushake bukunda Imana. Nyirabuja kubita igihwereye kubijyanye n'ubushake. Ntabwo yari abuze amarangamutima. Amarangamutima yari ayafite, ariko asanga amarangamutima Kristo yayicayemo. Ntabwo amarangamutima ashiturwa na I love you, ahubwo ni amarangamutima yamaze gutegekwa na Yesu Kristo. Ngo akubite ku marangamutima asanga harubakitse. Ngo agerageze kumusanga kugira ngo amurebe, asanga amaso ye nubwo yareba ariko irari ry'amaso ryarapfuye. Hasa abantu bazagira ngo none ngo Yosefu yari ikintu kiri aho ngaho. Yosefu ntabwo intama yari yamukandagiye. Icyo bikubwira ni icyo kiva muri gereza. Bakimushingira rugikubita ahita abyara Rubeni. None wigeze wumva ajya gusengesha ahantu ngo bamusengere automatic
icyo bikubwira ko ntuhigiriye kwa nyirabuja gahunda yari tayari, ariko kuko yari yarakunze Imana n'umutima we n'ubugingo bwe n'umubiri we, nyirabuja afata ubusa. Ngiyi standard, nguru urwego, nimwumve. Haleluya, nimwumve. Amina. Kasubira inyuma gatoya amateka gatariya. Imana yabwiye Isiraheli aya magambo baraye bari bwambuke bajya mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo yabibabwiye bakiri mu butayu bakizerera, yabibabwiye bagiye kwambuka mu gihugu cy'isezerano, kuko bari bagiye kwinjira muri Kanani. Arababwira ngo nimugerayo muzakira, muzahinga, muzubaka, muzabyara, muzorora bikunde, muzakoraho umugisha, ariko kugira ngo mutazasinda, kugira ngo mutazatakaza icyerekezo, dore ibanga mugomba kwambukana nuko mugomba kureka Imana igakunda, mukayikundisha umutima wanyu n'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu. Amen. Ibi bivuze iki? Kamabwira kakana, Kanani ntabwo ari mu ijuru, Kanani ni mu gakiza. Nimuzongere kwemera ko Kanani ari mu ijuru, Kanani ni mu gakiza, ni mu gakiza. Uzi impamvu Kanani atari mu ijuru? Nuko i Kanani abantu bagipfa, kandi mu ijuru ntibapfa. None ni gute tuvuga ngo Kanani ni mu ijuru kandi tugipfa? Ntabwo ari byo. Kanani iriya yasuraga Kristo wagiye kuzaza kuducungura, akatwinjiza mu isi y'amasezerano y'agakiza, tukaba dukandagiye muri Kanani yacu. Nimwumve rero, iri tegeko rero riratureba twebwe abari mu gakiza. Twebwe abari riratureba kubera iki? Kuko Yesu ntabwo yacunguye igice kimwe cy'ubuzima, ahubwo Yesu yacunguye ubuzima bwacu bwose. Yacunguye umutima wacu, acungura ubugingo bwacu, acungura n'umubiri wacu. Kuko byose yabicunguye, twabyinjiranye mu gakiza. Agakiza kagomba gutegeka ubugingo bwacu bwose, agakiza kagomba gutegeka ukubaho kwacu bwose. Tukumva imbaraga z'agakiza mu mubiri, tukumva imbaraga z'agakiza mu bugingo, tukumva imbaraga z'agakiza mu mutima, hanyuma tugasohoka tukajya mu mujyi, tugahura n'ibiduhinyuza, tugahura n'ibiducarenjinga. Ariko kuko imbaraga z'agakiza zamaze gutegeka ubuzima bwacu bwose, ntabwo bitugusha, ahubwo turabitsinda. Mutekereze cyane, nababonye muri mutekereze. Haleluya, amen. Urushyize pastor nabyo abantu iyo bakiri kwigisha ndavuga ngo reka bigisha bibacange, nibwo biba byiza. Iyo umuntu atarigisha ngo bimucange, ahubwo gataragira cyane. Ugomba kwiga bikagucanga somehow, bikaguha gutekereza. Bivuze iki? Gukundisha Uwiteka umutima wacu wose n'imbaraga zacu, ubugingo bwacu. Icyambere bisobanura kwemera uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose. Kwemera uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose. Kandi subire mu wa gatatu, kwemera uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose. Mu yandi magambo, ukumva ntacyo wishoboye ku bwawe, ahubwo ukumva Imana mu bice byose by'ubuzima. Ukavuga ngo niba ntekereza uyu munsi ni ukubera Imana, niba ni umuhanga ngatsinda ni ukubera Imana, niba mfite amahoro mu rugo ni ukubera Imana, niba mfite igikundiro ni ukubera Imana, niba mfite ikibengukiro ni ukubera Imana, niba ndi mwiza nkareba neza ni ukubera Imana, niba nteye neza ni ukubera Imana. Ukumva uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose. Amen. Ngo niba umugabo akunda ni ukubera Imana, nawe nk'umugabo ukijije akakamera kakavuga haleluya, kandi haleluya. Akagamba karareba abakijije n'abubatsi, mutega amatwi yombi icyarimwe, muyabangure yombi. Tugomba kugera ku rwego kubera uru rukundo rw'Imana, kubera uru rukundo rw'Imana rwadusanze. Abagabo tugomba kugera ku rwego dukunda abagore bacu atari uko twabyaranye, tukabakunda kuko turi abakirisitu. Ukamubwira ngo ndagukunda kubera ko ndi umukirisitu,
ntabwo ngukunda kuko uri inzobe kuko uzi gusakuza no kujyanisha oya kubera ko ndi umukirisitu ndagukunda birazamuka bakiva kandi none se umuntu atamutekeye ifiriti ngo musase neza n'ibindi yamukunda ibyo ni toto ayo ubu ni urukundo rw'amarangamutima ariko urukundo rwa kirisitu nubwo atamenya gusasa ugomba kumukunda ukamukunda kuko uri umukirisitu bikumvikana bikumvikana apana ibyo kumbwira ngo no ngo urabona ngo kubera ngo indoro yawe apana yes apana kamubwira ngo bada I love you kubera ko urukundo rwa Kristo rundimo ndagukunda icyo gihe uzanesha byinshi icyo gihe uzumva mu ikire uzatekerereza mu kindi kirere kiri hejuru ntabwo uzatoragura utuntu utwo ari two twose wumva abantu bashaka kuvuga ikinyarwanda ariko wari wacyumva cyangwa mvuge mu Giswahili mvuge mu Giswahili oya no kutashyizeho ngo amukunde nta envelope nawe yahuye urakoze cyane amukunde ku bwa envelope amukunde nta niyo yazanye bahisemo ahubwo reka mbabwire n'akandi wimukunda kuko yazanye ururabo kuri Sevarandi ngo ntiyamusohokanye ntirireme umuntu uko arareba Nyamagabe undi akareba Ngoma apana yakwandika SMS kuri Sevarandi atayandika ukamubwira ngo kuko ni umukirisitu nta Sevarandi ni Yesu Sevarandi yakiri muri Kristo tugihoraho ngo ntirasohotse ngo ba Dominiko baherutse gusohoka ngo bajyanishije ngo umugabo yambaye ipantaro y'umutuku ngo umugore we yambaye ngo ibubu y'umutuku ngo barabarebaga ukabona ngo baraberewe it's okay sinange ibyo gusohoka musohoke bitaka musohokera muri kajugujugu yanyu mwenyine ariko la base fondation urufatiro ruzima ni urukundo rwa Kristo wamwene wa bishop nataha na envelope uvuga uti noneho amavuta ahuye ubwiza buhuye natayitaha it is a sin you remain the same ugakomeza uri wa wundi hari urwego iyo dukijijwe tugomba kujyamo hari urwego tugomba kuvamo rutandukanye n'urw'abandi narindi mugasata naje kwishana mvuye mugasata muri kwiga wabwiriye abantu ngo twabasuye baratwanze ariko waretse ko turi kubireba hano tugiye kugenda tubigeraho haleluya amen evangelii yakomeye kandi haleluya nakundi byanjye ni ngombwa ko ikibyiba gikandwa nyirambwa ikavamo basta ngizi kwigisha nihangane ntabwo ari ukwira ngizi imyaka myinshi mbwiriza ubutumwa hirya no hino hari ibintu ngenda zanezezanya n'abavuga ubutumwa n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye ibintu byo kuma kwigisha abashakanye ngo nutanga umuzanira kandi ngo nutanga umuzanira ngo kandi ngo nutanga uzane bombo ariko umukobwa wanjye w'icuke uri gardienne nzamutahanira bombo nagira tujya n'imyaka 38 bombo ngo nibwa nkunda yumva ibyo bintu mwebwe mwumva birimo icyakabiri ubukristo bwihe ese ubukristo bwubakiye kuri bombo ubukristo bwubakiye ku karaho ubukristo bwubakiye ku mwenda ubukristo buri hehe mu muryango ubukristo buri he gukumvisha Imana ibyo yaduhaye ni ukwemera uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe ukumva icyo ari cyo cyose Imana irimo na gahunda imaze kuba porogaramu saa 5 za nijoro kumva Imana irimo arumva umutima muke w'umutima aho ijoro rituje nta gakoma gahunda yabaye porogaramu
ukumva Kristo ari aho hantu. Yesu Kristo, haleluya. Ngiyo baze y'ubukristo, ngiyo baze yo gukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Ariko bafata imari y'abandi babishobora bazita gushumurwa jana za masoro jana za gatebuka jana ntabwo urakunda Imana, ntabwo urakundisha Imana. Imbuza niko rero twa kuri imbuza no passeho ugashumura ukagira ngo chaspi digava icyo gihe cyo gice cyo kitarakunda Imana. Ariko cyamaze gukunda Imana kiba gifite icyerekezo kimwe, nta kujajawa, nta gukeraguza hirya no hino. Imana ibwira Isirayeli amubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Kumva uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose. Icya kabiri bisobanura gukundisha Imana umutima wawe wose, gukundisha ibyo Imana yaduhaye. Icya kabiri bisobanura kubaha no kuramya Imana muri byose na hose. Vuga ibintu bibiri: kubaha no kuramya Imana. Niyo mpamvu kubaha Imana no kuramya Imana muri byose na hose. Kubaha Imana muri byose na hose no kuramya Imana muri byose na hose. Tugaruke kuri saa tanu gahunda ikaba porogaramu kumva ko ari ukuramya Imana muri byose na hose. Ayigada Satani niwe waharya n'utwirukana abantu b'icyuya kiri kuza batangiye kwihungiza na kubaha Imana muri byose na hose no kuramya Imana muri byose na hose. Ntabwo kuramya Imana ari indirimbo zitonze zifite injyana gitonze. Nimwumve haleluya. Kuramya Imana ni ukuyigarurira icyubahiro muri byose. Umva mu yandi magambo, igikorwa cyose cyiza ukoze kuko icyubahiro cy'Imana uba uri kuramya Imana. Gutekerereza mugenzi wawe neza ni ukuramya Imana. Gufasha mugenzi wawe ucece ni ukuramya Imana. Kwita ku wo mwashakanye ni ukuramya Imana. Haleluya. Kwita ku rugo rwawe udakebakeba ibumoso n'iburyo ni ukuramya Imana. Ntabwo ari injyana yoroshye arazagu nibyo ibyo ndabyemera ni injyana. Iyo ni injyana ariko birenze injyana. Kuramya Imana ni ukuyinezeza muri byose. Ni ukuyinezeza muri byose kandi na hose. Niba wicaye muri iki kibise kirekire kiva hariya, ndavuga iki kizamuka kiva kwa Nanize, ukabona umugore ukuri ufite ukamuha umwanya kuko bikoze n'umutima ushaka uburamije Imana. Mubyumve mu buryo bwagutse. Mubyumve mu buryo Amerika pastor. Amerika ubutaha. Ariko kugira ngo mubyumve neza, kagate gato kuri ijambo ryo kubaha Imana. Kubaha Imana ni nusoma imigani 8:13. Byose kubaho. Tuvuge isengesho risoza. 8 igice cya 8 cy'imigani 13. Kubaha Imana ni iki? Iyo turirimba Biblia 14 tuvuga kubaha Imana, kubaha Imana, kubaha Imana, kubaha Imana, kubaha Imana ni iki? Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Simba wakati aho. Icyambere mubisharamaza. Icyambere kubaha Imana so kugenda wigengesere. Icyambere kubaha Uwiteka no kwanga ibibi.
nukwanga iki ibibi cyakomanga hengereza basanga ari ikibi ugahita ukinga burundu icyo bihugu wubashye Imana icyo bihugu ugize gute ngene mongo ya agusumira Imana terebo atingiye Niko sika sika. agira sisebo Nikota ibanezero n'imigoro bashimye kubaha Imana n'ukwanga ibibi bakosha ngo bujye mu bibi bavuga ngo ya no tegeka huruki kavuga ngo ya inkoni nkizi ntabwo nyanze kubika icyo gihugu wubashye Imana Yesu nawe hagira ushaka guprofita umubiri wawe kubwira ngo umubiri wanjye Kristo arawucunguye bakinga burundu ukamubwira ngo akariro gake na feri uhegereye washya uhegereye wapfa hakaba handitse ngo danger de mort danger yakomanga bagasanga le numero composé n'est pas accessible icyo gihe uba wubashye Imana icya kabiri ubwibone 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 kwanga ubwibone kwanga ubwibone ubwibone ni umwuka mubi ukomoka kuri Satani ubwibone ni umwuka mubi wavanye Satani mu bwiza Imana iramuca iyo umuntu Imana imubonye mu mwuka w'ubwibone ihita imubona mu cyicaro cya Satani cya gatatu ubona ukwanga iki n'agasuzuguro agasuzuguro inzira y'ibibi agasuzuguro umuntu akareba abandi ukagira ngo Kigali ni yiwe wenyine akagenda yagimbye mu muhanda agakandagira gahoro akakureba ntugire muri iki agasuzuguro Abantu mubaye bodaboda. no mu bandi bodaboda agasuzuguro no kwanga agasuzuguro ikindi cya kane ni cyeshiti ya data n'inzira y'ibibi inzira y'ibibi muzi inzira y'ibibi inzira y'ibibi ntabwo ari umuhanda nk'uyuva kwa nayo inzira y'ibibi iba mu bitekerezo no mu mutima niho iba niho inzira y'ibibi iba kuko niho binyura iyo ikibi gikomanza ukagikingurira kikakunyuramo nawe ukajya kugikora ubu wifitemo inzira y'ibibi icyanyuma kugira ngo bwihutire n'akanwa k'ubugoryi akanwa k'ubugoryi nibyo Yesu yanga aka karagatsindwa na Nyagasani akanwa ke akanwa ke dore definisiyo yo kubaha Uwiteka ntimuzongere kubishakira ahandi ni ukwanga ibibi ubwibone agasuzuguro inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi akanwa k'ubugoryi ni iki ni ka kandi gateranya abantu ka kandi gahamya ibyo katabonye akavuga ngo buriya njyewe ngo naburebye ngo kubera ko ushobora gutanga urugero ngo kubera ko Karera yari yambaye tayi ngo agashyiraho kariya kantu ngo buriya njyewe nabonye ko akagenda abikwiza ni akanwa k'ubugoryi we yishimiye karavati imeze itya ayishyira ku ishati ye y'umukara ashyiraho akantu kayifata kugira ngo ihame hamwe nta kindi ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose bisobanura ibintu bibiri navuze bisobanura kwemera uruhare rw'Imana mu kubaho kwawe kose icya kabiri bisobanura kubaha Imana no kuramya Imana muri byose na hose ibi bintu n'ibindi byose navuze nibyo bisobanura Imana yabwiye Mose iravuga ngo aba bantu nibamara kugera mu gihugu cy'i Kanani nimwumve rero nibahinga bagomba guhinga kugira ngo bandamye nibeza beze bandamye nibabyara babyare bandamye nibarongora barongore bandamye nibiga bakama kaminuza ni ukundamya ikindi bagomba kwanga ikibi bagomba gutandukana n'akanwa k'ubugoryi bagatandukana n'inzira y'ibibi bagatandukana n'ubwibone icyo gihe nzatura hagati muri bo kandi ibi bintu bivuzwe ko ari bine byose biba mu mutima w'umuntu iyo birimo Imana ntibamo kandi iyo Imana irimo ibi birimuka iyo byimutse umutima wawe wakunze Imana wose mwakire neza ijambo ry'Imana
Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu. Mwami Yesu, ganiriza abantu. Mwami Yesu, tanga imbaraga. Mwami Yesu, uzuza abantu imbaraga. Mwami Yesu Kristo, uzuza abo bantu imbaraga. Mwami Yesu Kristo, ganirira n'abo bantu. Mwami waganiriye n'abo bantu. Mwami waganiriye nabo. Mwami waganiriye nabo. Na n'ubu uri kuganira nabo. Amen. Rigira imbaraga muri twe Mwami, reka ijambo ryawe rihindure ibitekerezo byacu, reka ijambo ryawe rihindure imikorere yacu, reka ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe Mwami, reka ijambo ryawe risenye kandi rihindure, reka ritwike, reka rimenagure mu izina rya Yesu. Ibyo umwasi yari yarabashyize, ibyo umwasi yari yarabashyize, reka bisenye, reka bisenye mu izina rikurwa mu izina rya Yesu, reka bigira ubuzima, reka bigira uko bikwiriye, reka umuntu Mwuka wera atanga ubwenge. Mwuka wera atanga ubwenge. Ndabasabira umwuka w'ubwenge. Bacira ubwenge bwawe. Bacira ubwenge mu mubiri wawe. Bacira ubwenge bwo mu ijambo ryawe. Bacira ubwenge bwo ku musaraba wawe. Bacira ubwenge butangwa n'umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari imbogamizi bikurweho. Ibitari bizima bikurweho. Ibisavuga izina ryawe bikurweho. reka ibintu by'imitima bikagenda, reka ufate n'imikorere yawe, uri Imana ivuga bikorera kurusha bigakorera, reka tukubonera amashusho uyu munsi, ijambo ryawe ryera igihe mbere, ijambo ryawe ry'imbaraga mu mbere, ijambo ryawe rireme mu mbere, ijambo ryawe risenge rikubite hasi bigatose Imana. Ushimwe hejuru data, ndagushimiye. Uhimbazwe kubw'ineza y'ubushake bwawe. Uhimbazwe kubw'icyubahiro cyawe. Natuye umugisha ku bantu bawe. Natuye umugisha ku bwoko bwawe. Natuye imbaraga ku bwoko bwawe. Natuye imbaraga ku bo wacunguye. Natuye ubwenge mu buzima bwawe. Natuye ubwenge bubonerwa mu ijambo ryawe. Kandi bagendera mu butsinzi bw'umusaraba. Bagendera mu butsinzi bw'imbaraga z'umuzuko. Bagendera mu butsinzi bw'imbaraga zo kubaho kwawe. Kandi bakora byose kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, ndagushimiye. Ugushyize hejuru kubw'ineza yawe. Reka tugukomere mu mashyi tugushima. Tuvuze impundu kuko uri Imana yacu iteka ryose. Amashyi menshi. Amashyi, 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 amashyi. Amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Amashyi menshi menshi guhimbaza Imana. Tugaburira Imana icyubahiro muri byose. Kugira ngo Imana yacu ishimwe. Yesu yikaze Kalvari. Yapitaganye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yitanze. Yesu yitanze Kalvari, yapitaganye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yitanze Kalvari, yapitaganye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yitanze Kalvari, yapitaganye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yitanze Kalvari, yapitaganye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari,
Io